yaduhaye miliyoni 5 kashe zitari ideni, Imana irumva. Ibidashobokera abantu ku Mana bira, tugiye gusengera ibintu bitumva, ibintu bitimuka. Haleluya! Kwizera ni ema, kwizera, haleluya, gukurura agakiza, gukurura ubuntu bw'Imana kuri wowe. Niyo mpamvu abanyakwizera ntago basanzwe. Ubundi umbajije ngo kwizera mu ijambo rimwe, kwizera ni iki? Dore ko nagusubiza. Kwizera ni ukuvuga rumwe n'Imana ku kibazo cyawe. Iyi Mana twicaye imbere. Yes, ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze. Imana iguhe umugisha, wakoze subscribe nawe ugiye kuyikora kugira ngo ujye udukurikira uko bwije nuko bukeye. Nje muri iki kiganiro cyitwa Gospel Talk. Ni ikiganiro dukunda gukora tuganira twungurana ubwami bw'Imana. Ni ikiganiro cyanteranije n'inshuti, kinteranya n'umuryango. Ni ikiganiro cyanteranyije n'abanyamadini. Ni ikiganiro cyatumye donc abo twitaga ko twerekeza icyerekezo kimwe, bitwaga abakristo bagenzi banyu banyanga, baranyanga pe. Ariko ndakomeye, ndashikamye, kuko ndabizi neza ko na nyir'ubwite uwo mba mpamya nawe ariko byamugendekeye. Mura mfite agahinda, mura mfite umubabaro. Ejo hari mwene data twari turi kuganira, twari dukomeje ku kiganiro nakoze, ndi kuvuga ngo itoro rya ADEPR ngo ryagabanyitsemo ibice bibiri. Arambwira turibeshye cyane, kandi koko nanjye nkoze synthèse sanga nibeshye cyane. Nari ndi kwereka abantu yuko usabwa Imana Samuel, nkurikije uko yavuye inaha atavuga rumwe na bamwe mu bantu bakoranaga, kumbi sinamenya ko ubundi dini, cyo bita idini, ricuruza icyitwa demi-vérité cyangwa se ikibi n'ikiza. Ni abantu bazi kunagura urushundura iburyo, ariko barunagira n'ibumoso kugira ngo aho ufatirwa aho ngaho. Ntago bashwanye, ntago batandukanye, ahubwo uyu munsi Samuel ahagarariye amafi meza cyangwa se amafi manini ari i Burayi no muri Canada no muri Amerika ndetse no muri Australia, kandi ni byiza. Rero ntago bashwanye. Nje muri iki kiganiro nababwiye ngo ubutumwa bwiza bwaduteranije n'inshuti. Ubu ngeye iki abantu bitwa abafamiliye bamvuyeho, naravangiwe. Abitwaga inshuti zanjye twakuranye twareranywe naravangiwe. Even na ndani muri family neza naravangiwe. Hari gihe rero njye nicara ngavuga ko ubundi ubu ibintu ndeba cyangwa se ibintu numvisha ijambo ry'Imana n'ibyo mbona abantu bavuga, koko nibura hari abandi bantu babyumva kimwe nanjye, bose baba bahari. Ubu turabamenyereye intimba n'imibabaro kugeza ku rwego nshobora no gushaka kubona ahantu nkorera, nkababwira ni ndumva nshaka ahantu mwamfasha tukashaka ahantu dukorera, nabwo bikanga. Nkibaza ubu mbishingiye mu kanya nari ndi kumva iki kiganiro. Hari ikiganiro mwene data Masengesho yari yakoze, Michel ari kubwira abantu uburyo kiyuzanye icya 10 kiza atari icya 10 ariko cyabagira mu biganza bagahita bakigeza ku Mana. Muze kujya kucyumva kwibuye rizima mwumve. Natangaye. None rero nari ndi kumva uwambaje uburyo ari kuvuga kwizera. Ndavuga ko kwizera uwambaje avuze nuko Bibiliya yavuze nukuhe. Abamwicaye imbere ni abantu bavuga ko bakijijwe, aba ADEPR bafite agakiza. Hari ijambo akoresheje rikomeye rivuga ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka.
nari ngiye kubaza ngo uzadusobanurire ngo ni ibiki, ariko n'ubundi byanze bikunze nkurikije ibyo uri kuvuga by'umuntu bakuzaniye ngo afite ikibazo kimugoye, ngo nyuma barakubwira ko ari umuntu umuhaye miliyoni 5 z'ubuntu. Simbihakanije kuko ntago nari imari, ariko ubu buryo bwo gukurura amarangamutima y'abantu no kuzamura ibyiyumviro byabo bijyanye n'ubutunzi, izi ni strategy abavuga butumwa bakoresha. Iyo ukanze ku marangamutima y'abantu bakwicaye imbere kumva ko hari umuntu bahaye amafaranga miliyoni 5 z'ubuntu, nta numwe wicara ngo akore senteze yanarize muri iyi si yacu yafunga mukanda y'uyu munsi, nubwo hari abantu bafite amafaranga simbizi, ariko sicyo nshaka kuvuga. Ese ibintu bidashoboka ku bantu Imana yashoboye ni ibihe? Nibura umuntu ukwicaye imbere aracyura iki kintu akimenye neza. Iyo tuvuga ngo twarakijijwe, ubundi dukizwa iki? Agakiza Imana idusaba kwambara nk'ingofero aho tugiye hose tukagenda tugafite na akaye, yaba mu bibi yaba no mu byiza. Iyo tuvuga ngo twarakijijwe, nta kindi kintu Imana yadukijije gikomeye, ni ukudukura mu bubata bw'icyaha. Hanyuma uwo mushinga wari warananiye abantu, ariko Imana irawushobora. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Yohana yarabyanditse abivuga neza, aravuga ngo mu ijuru habaye inama yo gucungura umuntu, mu bantu habura umuntu n'umwe, donc biranga. Ibyo bintu rero byanze byananiye abantu, ku Mana n'ibyo Imana yashoboye. Uwo murimo rero ni nawe ishinzwe, niwo nshaka kugeraho mvuga kwizera. Uvuze definition yo kwizera, ariko ihabanye n'icyo Bibiliya yayivuzeho. Uravuze uti kwizera ni ukuvuga rumwe n'Imana. Iyo bavuze ngo ukuvuga rumwe n'Imana, ni ukuvuga ngo wowe n'Imana ubwanyu muba mushobora kudiringa. Izi ni inyigisho zo muri New Age. Abantu benshi ntago New Age baramenya icyo ari cyo. Ni urusobe rw'imihurire y'inyigishirize ariko ishamikiye mu kurwanya no gutesha agaciro Kristo. Abantu rero ntago bamenya ko hari amashuri yazo ya New Age abantu bahuriramo bakagenda biga. Imana nishoboza the second part y'iki kiganiro ndabaza kubakora ikiganiro cyo kuri New Age, babwira ibintu abantu bamwe bagenda bizera. Ejo nabikomojo mvuga ukuntu abantu biringira abafonda b'ibintu runaka bakabakurikira ariko batagiye kuri Kristo. Kwizera uravuze ngo ni ukuvuga rumwe n'Imana. Ese Imana bavuga rumwe nayo gute? Ariko Bibiliya yo yatanze definition nyanyayo shingiye mu ndahiro babarahizamo baba pasiteri bavuga ngo kuzemera gukora umurimo w'Imana n'iki byose bya bindi byabo nk'ibyo ejo nabonye bari kurahiza kuzashingira ku ijambo ry'Imana. Reka manze ninjire mbabwira ukuntu Bibiliya ivuga kwizera. Donc yo igusobanura kwizera gutandukanye n'uko nguku uwambaje asobanura. Ndaza no kubasobanurira ibi mpamvu ari kuvuga gutyo. Bibiliya mu Baheburayo 11 guhera ku murongo wa 1 kugera kwa 3 hari amagambo avuga ngo kwizera ni ukumenya rwose. Urumva ni definition. Kwizera ni ukumenya rwose. Iyo bavuze ijambo rwose ni ugushyiraho point, ni ugutsindagira. Ni ukumenya rwose. Ikintu bamenya ni iki? Ibyiringirwa. Icya kabiri, udashidikanya utabishidikanya kw'ibyo byiringirwa bitazabura kugira gute kuba. Kandi uko niko kuduhamiriza ko ibyo tutareba ko ari iby'ukuri, icyatumye abakera bamenya neza ko bari bagufite. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Wumvishe aya magambo ukajya deeply y'ikintu wambaje ari gusobanura, ushobora kutamenya ko Satani atajya doda donc ibinyoma bye muri tisido mensonge gusa, avanga verite na mensonge. Iyo tuvuze ngo ibyiringirwa, abera biringira iki? Ni ibihe byiringiro byabo umuntu ashobora guhamya mu bandi? Ntago ibyiringiro byacu ari uko tutari dufite inzu ejo ngo tuyibone.
kuko ibyo no mu buzima busanzwe iyo tubibwiye abandi bazibonera ubuntu. Hari abantu basambana, njya mbona hano i Kigali abana b'abasireye Queen asambana ku wa mbere, ku wa kabiri akaba afite inzu itapfa kubakwa n'abagabo bose. Ntabwo ibyiringirwa by'abera ari kukohereza itike y'indege wayibona washyira muri yayi ikakuvuga ngo iyi ni itike y'indege niyo koko, ejo rwose ukagenda uri muri vimu didimu. Ntabwo ibyo byiringirwa, kuko n'abatabyiringira babibonera ubuntu. Ni nayo mpamvu bitesha agaciro ubuntu bw'Imana. Ibyiringirwa ni ibihe? Ibyo twiringira, iby'abasekuruza bacu guhera kuri Aburahamu, iby'abizera guhera kuri ba Mose bapfuye babirebesha amaso muri gakondo yabo, ni ibihe? Ibyiringirwa ni ijambo Imana yahanuye. Haleluya! Bibiliya bivuze neza, ni ukuduhamiriza yuko ibyo tutareba, sibyo, ariko ari iby'ukuri. Ese iyo bavuze ukuri ni iki? Bibiliya ivuze ukuri ni iki? Iyo Bibiliya ivuze ukuri ibivuze Kristo, kuko niba bavuze ngo ni njye nzira, ukuri n'ubugingo. Ubundi Imana idusaba kumera nk'abana batoya kuri yo. Buriya umwana mutoya ntago bimusaba imbaraga zo kwirwa yikebagura no kuvuga ngo turarya iki, turishyura inzu iki, biragenda gutya. Ari nabyo abantu bashyize ku gatunariko, bajya gushaka kumanza kudiringa n'Imana bayibaza ngo ese inzu yacu irishyurwa n'iki, ese urushako rwacu biragenda gute, ese turarya dute, turambara gute. Ibyo bintu Data wo mu ijuru arabishinzwe. Ikintu Imana idusaba ibyiringiro bingana n'ibyo umwana yiringira se. Kansubiremo ika kantu, kwizera Imana idusaba kungana n'ukwizera umwana yiringira se. Ubundi umwana aricara, ibyo kuvuga ngo bararya iki, barambara iki, biragenda gute, ibyo bintu ntabwo bimureba. Igihe cyose rero uzaba uri ku gatunariko ko kuvuga ngo biragenda gute, turanyura mu zihe nzira, donc urugendo rw'ubuzima bwacu buragenda gute, icyo gihe ujye umenya kuri kuburetwa bw'umwanzi Satani. Si twe dushinzwe kutuzanira ibidutunga n'ibitugaburira. Icyo dushinzwe ni ukwizera, tukemera neza n'ibyiringirwa by'udushinzwe ko ari uzabikora. Icyo ni icyambere. Ibindi byiringirwa byacu ni ibihe? Ibyiringirwa byacu ni ukwiringira ko Yesu ari umwami, akaba umukiza w'ubugingo bwacu. Mu gihe isi ikubwira ko ibi bintu ari ibintu by'abazungu, mu gihe isi ikubwira ko Yesu atabayeho, mu gihe isi ikwigisha ko Yesu yari intumwa nk'izindi, ariko twebwe abizera ibyiringirwa byacu, nubwo tutari duhari mu gihe cya Mariya, twemera ko Imana yashimye kumwambika akamero k'umuntu kugira ngo acungure umuntu, amukure mu bubata bw'ibyaha. Iyo umuntu afite ibyo byiringiro, Bibiliya imuvugaho, iravuga ngo mwene uwo ahore yiboneza nk'uko wagize gute, aboneye. Kuko ijambo ry'Imana rivuga iki? Iravuga ngo niwatuza akanwa kawe ukizeza umutima wawe, wumvise icyo bita kwizera, ko Yesu ari umwami n'umukiza, uzakizwa. Ntabwo Bibiliya yavuze ngo niwatuza akanwa kawe kuzagira inzu, ukabyizeza umutima wawe, uzayigira. Oya, kwizera ubundi ni imbaraga zizanwa no kumva. Pawulo yandikiye Abaroma 10:17 aravuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ese ijambo rya Kristo ni irihe? Apana izi nyigisho z'ubutunzi. Ega buri abantu benshi baguye mu mutego rwa gakocira bafata, ni narwo rwango mudufitiye. Ni nacyo kibazo dufite, mubona ko turi abanyeshyari. Umuntu yagoreka ijambo ry'Imana, umuntu yabivuga ngo ati urumva bari n'abanyeshyari. Ntabwo turi abanyeshyari. Ijambo rya Kristo rikwiye kuba rigwiriye muri twebwe ni irihe? Ni iki cyazanye Yesu? Ni iki cyamuhagurukije? Ese yaje kuduha amazu? Abasekuruza bacu mbere ntibayubakaga? Yaje kuduha abagore beza nk'ukuntu mumwirwamo batubwira? Yaje kutugurira amamodoka nk'ukuntu mwirwamo? Cyangwa ikintu cyamuhagurukije nk'uko mbere na mbere yariho kandi ijambo rye ryahozeho? Uwo yari n'ijambo. Ni irihe jambo ryamuhagurukije twumva tukizera?
kwizera nk'ingabo ikingira igituza ntabwo ari ukwizera yo gutunga. Kwizera ubundi kimwe mu bintu bikomeza uwiringira ni ijambo bita kwizera. ariko se twizera iki? Ibyiringiro byacu no kwizera kwacu gushamikiye kuki? Naberetse ko icyo Imana idukorera gikomeye kuruta icyo twebwe twajya kuyikoraho kugira ngo ikore. Ntidutunarika Imana ngo idukorere ibyo ishaka, ahubwo twebwe twemerera Imana igakora ubushake bwayo muri twebwe, bwaba busharira, kuko ibyo Imana twita ko bisharira iyo tugeze imbere dusanga ibyo bintu twitaga ko bisharira ari byiza, ari byo Imana igambiriye kuba byiza. Ejo nakurikiye ikiganiro cy'uyu mugabo witwa Kagarara, aravuga ngo hari igihe nategaga amafuku nkayategereza, atari ko abantu benshi gutegereza ubuntu bw'Imana n'ubushake bwayo byarabananiye. Ati abantu benshi bambonaga bakamfata nk'ikintu, ariko uyu munsi bari kumufata nk'umuntu, barajya gutanga ibihembo akaba ari we bahamagara. Kwizera rero ni imbaraga ikurura umuntu ikamubwira ukuntu Kristo ari umukiza, akaba umwami w'ubugingo bwe. Naho ibijyanye n'inda n'ubu butunzi sinzi impamvu, kugeza n'izi ntabwo ndayumva impamvu abantu babikanuraho amaso. Abasokuruza bacu baratubanjirije bakabikanuramo amaso bakagenda batabihaze. N'uyu munsi abakuze murabizi, ubutunzi bwitera amababa bukamera, buramera bugasagamba, ariko niyo bugiye kuyenga ntumenye ukuntu bugenze. Ntabwo rero twizera tuvuga rumwe n'Imana tuyibwira ngo umva Mana dukeneye kwambara. Ibyo ni Data wo mu ijuru ubikora. Niba yambika uburabyo nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, akaba agaburira inyoni zo mu kirere zikarya zigahaga, ni iki gituma umwana w'umuntu kugeza n'uyu munsi ataragirira Imana icyizere ngo ayireke ikora iby'imbaraga kurusha uko yajya kwitunarika ngo ikore? Hari igihe abantu bajya gutunarika Imana igatuma Imana ikora ibitajyanye n'ubushake bwayo kuri bo kubera kuyitunaraho. Reka nkoreshe iryo jambo nubwo bigoye, ariko hari igihe abantu batunarika, umuntu akaba ari gusenga Imana ndashaka kugira, kandi ibintu ukanuye amaso muri ya rawundi y'uwo munsi bitewe na situation dove urimo. Ndakubwiza ukuri, nugera mu myaka 5 iri imbere uzasanga ibyo bintu wari ukeneye, kuko umwana w'umuntu arebesha amaso bigufi bingana n'ibyo yifuza bitewe na situation arimo. Ubu abantu benshi batunaritse Imana bayitunarika mu gihe yo ire kureba imbaraga z'ahazaza, bo bagashaka ko Imana ikora ibiciriritse mu bitekerezo byabo nk'uko nabo baciriritse. Ngiki kintu kimaze abantu benshi barangiza bakabyita kwizera. Uzi umusore ugeze imyaka 22 23 ageze igihe cyo gukora agatangira gutunarika Imana ngo yumva ashaka umugore w'umushomeri, nawe uri umushomeri. Icyo gihe rero muraza guhura n'abajyanye na level yanyu. Nyamara hari iby'Imana yari kugambiriyeho bishobora kuba bidasanzwe, ariko kubera ko wowe wishyiriyeho imbaraga zawe yakora iki se? Dufate urugero, nabaye urugero rw'umubyeyi n'umwana. Hari igihe umwana aza agatunarika umubyeyi akajya akatakata. Mfite umukobwa w'umunyamitwe ajya acunga, ngeze kuri telefone agahita atangira kuza kunsaba ibintu ashaka ko mukorera, kugira ngo abone yuko kubera ko azi ko ndi focus ku wundi muntu akaza kubitsa, ariko mu by'ukuri aba yihemukiye. Ibyo bintu abansabye nshobora kuba nari kuza kumuha ibirenze ibiruta ibyo ngibyo nagize gute nakamuhaye. Nguko uko abantu bameze, nguko uko abantu bigize bakuru ku Mana, batangira kwigira abantu b'abadanje, batangira kwereka Imana ko kwizera ari ukugirana ibitekerezo nayo. Kwizera ni ukwizera ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ibyo c'est point fini. Ibyo ni byiringiro by'abantu bose bari mu mukumbi mutoya aho bari hose. Kwizera ntabwo ari kujya kuganira n'Imana, ibyo ni ubusabane bw'Imana. Kwizera ntabwo ari ukujya gusabana n'Imana, biratandukanye. Kwizera ni ukwatuza akanwa kawe wowe unkurikiye, ukabyizeza umutima wawe ko Yesu ari umwami w'umukiza n'ubugingo bwawe. Yaje kugukura mu ivata y'ibyaha, yaje kugukura mu isayo y'ibyaha, yaje kugukura mu muruho w'isi, arangiza akaguha umudendezo, ariyo sabato y'ikiruhuko cyo kwizera. Ariko se njyewe nzamuye kwizera kwanjye, ngiye kubaka etaje, hanyuma urayubake ko muri bimari ko nabonye abayubatse baziririramo. Wabwiye Imana ikaguha imbaraga z'amahoro nk'izo yasigiye abigishwa bayo.
Yesu yabwiye abigishwa be ati ntabwo ngiye kubaha nk'uko ab'isi batanga, ngiye kubasigira amahoro yanjye, ayo naza azaba atandukanye n'ay'ab'isi. isi gukomera amashyi, bandika gutaka, abantu bose bakakuririmba, mu kanya bakakuvugiriza induru. isi ahubwo ubundi abantu bari bayimenya, cyangwa no kugenda mu Kigali gusa. isi umugabo akubwira ku wa mbere sheri shushu switi bu, nawe ukamwiringira, kandi Bibiliya avuga ngo wiringira umwana w'umuntu avumwe. isi umugore agutaka akakubwira, nawe ukajya uba ikizungerezi, ukabatika mu minsi mike akaguhinduka. isi cyangwa ntabwo mwayikorera ubushakashatsi, isi ntabwo ari nziza. Rero kuyibakundisha bakanababwira ko iryoshye, sawa, ni muyagare tu, mwaratwanze, ariko hari igihe kizagera mukamera nka Lazaro na Nyamutunzi, mutangiye bati wadutonyangirijeho nibura isonga y'ururimi, basi agatonya ngagatoya. Hari igihe byanze bikunze kizagera, kuko Bibiliya yavuze ngo kwizera no kumenya rwose udashidikanya ibi nabera biringira ko iby'Imana yavuze ari ukuri, bitazabura kuba, kw'ibitagaragara byavuye mu byabyaye ibigaragara. Mwiringire tu, muzamure amarangamutima yanyu tu, babashasharike urukundo, ariko Imana niyo ishinzwe kubeshaho umuntu. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Ni Salomo waryanditse, yaravuze ngo mu isi abantu bose mubona, noneho mbaho ukuri, mukwange mukwanze, ariko reka nkuvuge, abantu bose mubona hano mu isi bagira ibihe bigenda bisimburanwa, kandi ibyo bihe si bo babyigenera, uri kumva? Ibyo bihe ni Imana ibigena. Hari igihe abantu babaho bakarira, marira agashoka, akabura n'umuntu waguhoza, n'uwo batekereza ko araguhoza akaba ari gukuriza. Hari igihe kiba abantu bakagusetsa, nawe ugaseka, ukanezerwa, ukishima, ahantu hose akaba ari wowe ufite ijambo, ari wowe uzi kuvuga neza, ari wowe. Ariko hari n'igihe kibaho kaba nta muntu n'umwe wagutega amatwi. Kaba hari igihe kibaho, uri kumva, umuntu akabyara agakikira bakaza guhemba, hakaba n'igihe agenda agashyiraho umusaraba agaherekeza uwe. Kandi abahembye ari no mu baminjiriye. Si yacu nuko yubakitse, ntibakabacanganyukishije mu bwonko. Habaho igihe umuntu arira, akaba ari igihe aseka. Hari igihe umuntu yubaka, hari n'igihe ibintu bisenywa. Nuko isi yacu yubatswe. Habaho igihe cyo kuvuka, hakaba igihe cyo gupfa. Igihe cyo kuba umujene akamara gufite agapokeza, habaho n'igihe cy'iminkanyari. Kandi ibyo bintu byose bihora bisimburanwa iteka. Ko rero ngibyo bintu byose ni n'Imana ibigena. Ubundi kwizera ni ukwemerera Imana umurimo wayo wo kuza gucungura umuntu ukakubera ubuzima. Nibyo byiringiro, nabyo uzasome iki gice cy'Abaheburayo hepfo. Kwizera niko kwatumye Aburahamu ava kwa Setera. Kwizera mu gusome ku kwizera Aburahamu yari afite, mu guhuze n'uko kwizera kwa bawambaje. Ngaho nimugende mu gusome murebe ku kwizera ababera batubanjirije. Abaheburayo 11 kadusome, mwumve ko hari aho bihuriye. Mwumve batubanjirije kwizera bari bafite, mwumve nabo uyu munsi kwizera bafite. Ko umuntu uzanira ari ry'ubusambanyi yarangiza ngo naje ngo kuganira n'Imana, mwatsinzwe mugatsindwa. Reka tujye twemera iki gihe isi yacu yaraducanze, yaranaturangije. Barisiberi bariciye badukubitire imishinga natwe tudafite ubushobozi. Reka dusome mwumve. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bizaba, kandi niko kuduhamiza ko ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamya neza ni uko bari bagufite. Tega amatwi wumve. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icyo Kayini kuba cyiza. Ni nako kwamuhaye guhamya ko ari umukiranutsi, ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Kwizera niko kwatumye Henoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana.
kwizera si ukunezeza amarangamutima yacu, kwizera ni ukuzamura imbaraga z'ibyiringiro muri twebwe tukereka Imana ko ishobora byose. Ngiki cyatumye ba Abeli batanga ituro Imana ikaryemera. Kwizera ni uguha agaciro Imana mu buzima bwacu. Kwizera si ukujya guhubuza ibintu by'agaciro bindi ku buzima bwacu. Abantu benshi bizera bajya guhubuza iby'agaciro ku Mana, ariko kwizera ni uguha agaciro Imana ku buzima bwacu no kuyubaha no kuyumvira. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Byari nababwiye, ni Imana ifite imbaraga zo guha Robert, ni Imana ifite imbaraga zo kwambura Robert. Kandi nk'uko Yobu yabihamije, yaba Imana iduhaye itanaduhaye, tugomba kugumana uko kwizera tukamenya ko Uwiteka ubwo yabiduhaye ashobora no kubitwambura. Kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana imaze kuburirwa n'ibitaraboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no vara. Niba yari ufite kwizera nk'uko Nowa yari afite, kubwira abantu kuvuga ati reka mbabwire kwizera basi mumugire, kubwira abantu kuvuga ati ariko iyi si yacu nubwo muyiringire, nubwo bababwira ati mugiye kugura indege, mugiye kumera neza, mugiye kuba abadanje, mugiye kuba ariko iyi si irashirana no kwifuza kwayo. Nguko kwizera Nowa yari afite. Mushake ibitagaragara biri mu mbaraga z'ibigaragara, uko Imana yambaye akamero k'umuntu igakiza umuntu. Nguko kwizera mwa bantu b'Imana. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana. Mwumve, imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi yajya. Kwizera ni ukumvira Imana, ukayemerera akaba ari yikuyobora, akaba ari yigutwara. Nibyo bita kwizera. Kandi uko kwizera niko kwatumye aba umusuhuke mu gihugu cyasezeranijwe, akaba n'umushyitsi muri cyo, akaba mu mahema na Isaka na Yakobo abaraganywe nawe ibyo byasezeranijwe. Kwizera gukura umuntu kwase mu bintu bishashagirana bimeze neza, akavamo akavuga ati ndagiye, kandi ahantu Imana imwerekeza ari yihazi kurusha uko wahazi. Aburahamu yayikurikiye aza imujyanye, kwavuga ngo ngwino ngo va kwa Sotera nkwereke igihugu nzagutuzamo. Mugumye mukwedura indashani bifu. Hakonye mfite amakuru yuko isi yacu ihora ni mucanga moto. Uyu munsi biri hejuru, ejo kabiri hasi, umunsi kabiri iburyo, ejo kabiri ibumoso. Ngiye gutanga urugero kandi ngwihorere.